Muraho neza, murakaza neza kuri Bivuge TV. Njye turi kumwe nitwa Eric Ngabo. Kano Haaland Sundays afite inkuru y'ubuzima irangwa n'ubudacogora no gutsinda nyuma yo guhura n'ibizazane. Sundays ni urugero rukomeye rw'uko gutsindwa no kugerageza inshuro nyinshi bishobora kuzana intsinzi. Yavutse mu 1890 muri leta ya Indiana muri Amerika. Nyuma yo kubura se akiri muto, Sundays yatangiye gukorera amafaranga afite imyaka 10 kugira ngo afashe umuryango we. Yabaye mu buzima butoroshye kandi agerageza imirimo myinshi idashamaje, harimo nko kuba umuhinzi, umushoferi wa gari ya moshi ndetse n'umupolisi. Mu mwaka w'1930 Sundays yatangiye guteka amafunguro yoroheje ku muhanda muri leta ya Kentucky. Yaje kugira igitekerezo cyo guteka inkoko ku buryo bwihariye kandi budasanzwe. Ariko mu rugendo rwo kwiyubaka ushobora kuba umaze gufatisha hakaza serwakira. Afite imyaka 65 nibwo resitora ye yari izwi cyane kubera uburyohe bw'inkoko ze. Yaje guhura n'ikibazo gikomeye ubwo umuhanda mushya wahitaga ukweba resitora ye. Ibi byatumye abakiriya be bagabanuka cyane maze atangira guhomba. Bidatinze yahisemo kuyigurisha kugira ngo yishyure amadeni. Asigara nta kazi, nta mutungo kandi afite imyaka 65. Sundays ntiyacitse intege. Yahise atangira gucuruza uburyo bwe bwo guteka inkoko aho kongera gufungura indi resitora nshya. Ni nabwo yatangiye urugendo rwo gushakisha abafatanyabikorwa, agasura amaresitora y'abandi abashishikariza gukoresha uburyo bwe bwo guteka inkoko. Byasabaga kwihangana no kwakira ibisubizo bibi kuko abasaga 1000 baramuhakaniye mbere yo kubona umuntu wa mbere wemera gukorana nawe. Mu 1952 resitora ya mbere yasinye amasezerano na Sundays. Nyuma yaho KFC yahise iba icyamamare. Ubu ni kimwe mu biribwa bikunzwe ku isi hose. Sundays yakomeje kuba ikirangirire ndetse inkuru ye y'ubuzima yatumye KFC ikomeza kugira agaciro no gukundwa ku isi hose. Yitabye Imana mu 1980 ariko izina rye n'umurage we biracyibukwa cyane. Kugeza ubu ifite amashami arenga 25,000 mu bihugu birenga 145. Urugendo rwa Sundays rwerekana ko umuntu adakwiye gucika intege kabone nubwo yaba ageze mu zabukuru, kuko gutsinda bishoboka igihe cyose ukomeje guharanira inzozi zawe. Ubuzima bwawe bushobora gutangira neza no mu gihe abandi bavuga ko bitakunda. Imbaraga zo kudacika intege ziri mu mutima wawe. Ukomeza kugerageza nibyo bizana intsinzi. Twishimiye kuba muri kumwe natwe muri uru rugendo rwiza. Tuzakora ibishoboka byose kugira ngo tubagezeho ibyiza.